burya wa mugabo wari wateze pasiteri ashaka kumutera icyuma, ubwo pasiteri icyo gihe yahitaga ahura n'isimbi. Ntabwo twari tuzi umuntu wari wamutumye, ariko ubu ngubu tumaze kumenya ko ari Devu wari wamutumye ngo aze gutera pasiteri kiriya cyuma. Ese ibi bintu Devu arimo muri iyi minsi muratekereza biri buze kuba byamuviramo iki? Noneho uriya mugabo ko yaramunize amwishe, ubwo uriya mugabo yazaga amubwira ati ngewe ibi bintu ndimo, ibintu byo kujya ndatega abantu nshaka kuba nabagirira nabi, ndetse rimwe na rimwe misiyo nagiyeho ntizibe zacamo, njye ndi kumva ntakibishaka, ndi kumva nshaka kubivamo. Ariko ibintu Devu yaramukoreye ni agahomamunwa, ahise amuniga amaso ararerembuka, aho yari agiye kuba yamwivugana, arimo kumubwira ati ibi bintu wagiyemo ntago biba byoroshye kuba wabivamo, cyangwa se iyo ushatse kuba wabivamo uhita uhasiga ubuzima. Arakomeje aramubwira ati niba ushaka kuba wabivamo, nshakira amafaranga yose naguhaye, uyabare ku murongo yose uko nayaguhaye, nurangiza uhite wigendera. Uriya mugabo nawe aramusubiza ati ayo mafaranga ntayo nabona, dore ko yari arimo avuga ati ariya mafaranga ugenda umpa nta n'icyo amarira, nyajyana muri beti bagahita bayarya, ntagire nayo nsigarana. Ese ibi bintu muratekereza bizagenda bita? Aya mafaranga Devu aba arimo kumuha ko tuzi ko ari ayo kwa Sekibi. Uyu mugabo ubwo noneho yari ashatse kuba ibi bintu yabivamo ngo akizwe, mubonye akamubayeho. Devu yari amwivuganye aramubwira ati ibi bintu ntabwo wapfa kubivamo uko wiboneye, ugomba kubigumamo. Iyo wabigiyemo ni ubuzima bwawe uba waratambye, rero ntabwo wapfa kubivamo uko wiboneye, kuko ahangaha uba uri hagati y'ubuzima n'urupfu. Ese uyu mugabo ari buze kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yava muri ibi bintu, kugira ngo abashe kuba yakizwa, dore ko atagishaka kuba yakora biriya bikorwa bibi Devu aba yamutumye? Murabyibuka ubwo yari arimo agenda agahura na cya kidayimoni, yarakomeje aragenda, arangije ababonye pasiteri, maze pasiteri aramutabara amukiza kiriya kidayimoni. Uriya mugabo ahitamo kuba atakomeza kugenda kuri pasiteri ngo abe yakomeza kuba yamwitambika ashaka kumutera icyuma, kuko pasiteri yari amaze kumutabara. Ariko noneho ibyo bintu bikimara kumukora ku mutima, nibwo yahise afata umwanzuro wo kuza kubibwiraho Devu ko ibyo bintu atagishaka kuba yabikora. Ariko akibimukoza yahise amubwira ati ibi bintu ntabwo ugomba kubivamo gutyo gusa, kuko ni nk'ubuzima bwawe watambye, ugomba kubigumamo, rero byanga byakunda. Ati wabonaga ndi kuguha ariya mafaranga ukagira ngo nayatoraguye? Aramubwira ati ntabwo naguhaga ariya mafaranga yose ku bwende, ntabwo nayaguheraga ubusa, niyo mpamvu rero ibintu byanjye utagomba kubivamo ngo ubinsigamo gutyo gusa. Misiyo yanjye ugomba kuyikora uko nayigutegetse, ukajya ugenda utera abantu ubwoba ndetse ukaba wanabagirira nabi. Ibi bintu rwose uyu mugabo abuze icyo akora, apfa kubyemera, aravuga ati yego. Devu arangije aramubwira ati ibi bintu ushaka kuba wavamo, ntiwongere no kuba wabitekereza, ugomba kubigumamo byanga bikunda, kuko ubuzima bwawe niho buri, urebye nabi wanabipfiramo. Ese ubundi ibi bintu Devu yishoyemo byo gukoresha imbaraga z'umwijima, ko bitangiye kuba byamukoraho, ari buze kuba yabigenza ate iyo yaza kwigumira uko yari ameze akagumana imbaraga ze? Dore ko ari umusore mwiza, atabura n'umukobwa umukunda, ariko ahanini akaba avuga ko ibintu yabigiyemo kugira ngo abakobwa bajye bamukunda, abaterese bamukunde. Ariko mukaba muri kubona ko bitangiye kumuviramo ibibazo bikomeye cyane, aho amagi yari yahawe kugira ngo akore imishikirano n'ab'ikuzimu, igi rimwe ryaguye hasi, yarangiza agahita
aritekamo umureka akarijya ko bigiye kuba byamukoraho. Teta mubwiye ati ibintu wakoze koko Devo ni ibiki abana b'abantu ko mutumva, ndetse akaba anamubwiye ko ibi bintu yakoze bishobora kuba byamuviramo urupfu. Aramubaza ati ese ubundi iryo gi wariye wari uzi ahantu ryavuye ko wageze iwanyu ukayasanga ku buriri ayo magi? Ati ubundi wajyaga kurya uri mu biki? Ibi bintu rwose murabona ko Devo bikomeje kuba byamubana ingorabahizi. Se arabigenza ate? Noneho ko kamubayeho, ko mubonye ko na Teta ahise yikubita hasi arimo avuga ati Devo ibi byose ni amakosa yawe, imbaraga zanjye ndimo ndazibura. Ibi bintu biri buze kuba byamugendekera bite koko ibintu yakoze? Reka mbasabe kugira ngo mukomeze mukande subscribe mubasha kudushigikira.